Yes, reka nsuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza nk'abantu mwe. Noneho iyi nkuru sinzi ukuntu ndaza kuza kuba nayibagezaho. Ni inkuru nshaka ko mutangaho ibitekerezo. Abantu bagiye batandukanye bati rwose abarokore b'iyi minsi wapi. Batariko kandi itorero rya ADEPR rigire gutya rijye rifasha abakristo bawo. Kuko ibintu babakorera iyo baguye mu kintu cyitwa avance biteye agahinda. Iyi nkuru niba uri umukristo wigire hino tuganire, ariko kandi nawe utanga ibitekerezo. Waba uri umumezirima, waba uri umukatolike, waba uri umwadeperi, waba uri umwangirikani, ndashaka ko utanga ibitekerezo kuri iyi nkuru iri gukomeza kugenda igarukwaho by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu mukobwa se ni muri kumubona? Si umwadeperi mwiza se? Si umurokore mwiza se ni muri kubibona? Nk'abantu rero, niba ari ubwa mbere ugeze anga kuri iyi channel yacu, ni inkuru yihutirwa, kanda ku ijambo subscribe ubundi tujye tubana mu nkuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Muri kwibaza ngo byagenze gute? Kubera iki buno bukwe bupfuye? Ni iyihe mpamvu ubu bukwe bupfuye ku munsi wa nyuma, ku munsi wo gukoreraho ubukwe? Nibwo ubu bukwe bwaje kuza kuba buhagarara. Ariko abantu bagiye batandukanye bati uyu musore ibintu yakoze ntago ari ibyo, ni ubugwari. Abandi batari ku uyu musore ibintu yakoze ni byiza. Abandi batari ku uyu mukobwa nawe ntago ari shyashya. Abandi bati abakobwa b'iyi minsi ni uko bitondera, by'umwihariko abitwa ngo ni abakristo. Ibi ngibi byaje kuza kuba byabera mu itorero rya ADEPR hariya mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma mu nkundire njyewe dutangire iyi nkuru. Umusore yitwa Roger, umukobwa akitwa Nadine. Amakuru avuga ko aba bombi bamenyanye, barakunda nyine nk'ibisanzwe, nk'uko umusore ashobora kubona umukobwa akumva aramukunze akamwaprocinga ko bazabana nk'umugore n'umugabo. Umukobwa yaje kubyemera, umusore nawe agakora ibishoboka byose nyine, donc akita ku mukobwa nyine nk'umuntu nyine bazabana, nk'umugore we nyine w'ahazaza. Hanyuma barakomeza barakundana bisanzwe, baza no kwerekanwa mu rusengero, ibintu birarangira. Murabizi ko ADEPR iyo ugiye gutangiza umushinga w'ubukwe uri nk'umukobwa barabanza bakagupima bakareba ko udatwite. Ibyo ngibyo ngira ngo wenda kubasengera muri ADEPR murabizi. Uyu mukobwa niko byaje kuza kuba byagenda, ngira ngo murabizi ko baberekana inshuro zigera muri 3. Ku nshuro ya mbere baramwerekanye, ya kabiri nuko. Hanyuma rero ku munsi w'ubukwe uyu munsi turiho, uyu munsi ku isabato, nibwo aba bombi Nadine na Roger bari bafite ubukwe. Ariko ubukwe bwaje kuza kuba bwapfa. Kubera iki? Umusore yasanze umukobwa atwite inda y'undi musore.
umusore yumvise ngo bimurenza buramifata buri cyaho, mbese ngo ameze nk'umusazi kugeza kuri iyi saha. Invitation bari baratumiye baremvisa abantu bagira bati muzataha ubukwe bwacu. Nyine namwe murabizi abantu iyo bafite ubukwe kandi bitegura ko abantu baba bashyushye, nyine bari gutumira inshuti y'abavandimwe. Finally umuhungu asanga inda umukobwa atwite hagariye. Abandi batabakobwa b'iyi minsi ntago boroshye. Birashoboka ko uyu mukobwa nyine n'ubundi yanacaga inyuma uyu musore bari bagiye kubana. Abandi bati nyamara hari gahunda ibaho, iyo umukobwa yakundanye n'abasore benshi hari umwanya afata wo kuvuga ngo reka tujye kugira reka njye gusezera ku nshuti zanjye, ko usezera ku bukungu bwa nyine bakagira nyine bakabanza nyine namwe murabyumva. Nikoro ngo byaje kuza kuba byagenda, uyu mwana w'umukobwa aragenda bahita bamutera inda. Ubwo nyine yaraje kuza kubana n'uyu musore atwite. Umusore akimara kumenya ko umukobwa atwite, invitation yahise rwose acishamwo umukata, aravuga ati urazi n'ikindi ntago nyibanye nawe, ntago nabana n'umukobwa nk'uyu nguyu w'indyarya utangiye kunwitiraho tutari twanabana. Ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bati rwose umubonye umukobwa wamusitaraho. Abaturage batunguye, bamwe baturanye n'uyu mukobwa bati twumiwe, natwe ubwacu twumiwe, titwibajije umuntu wayimuteye biraducanga. Natwe muri quartier yadutunguye, haba n'abakristo basengana ku itorero ryabo. Muwundire njye mbashimire kandi mbivurize